dusome ijambo ry'Imana. Ingoma ya kabiri igice cya karindwi umurongo wa 14 ni umurongo umwe gusa dusoma. Ingoma ya kabiri igice cya karindwi umurongo wa 14. Nimba twahabonye dusome mu izina rya Yesu. Maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanjye bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarire ibicumuro cyabo mbakirize igihugu. Haleluya. Mwakira ijambo ry'Imana. Receive the word of God. Ndagerageza uko mbishobozwe n'Imana kutabwiriza. I'll try my best not to preach. Kuko ari ryo teraniro rya mbere ritangiye ikindi cyiciro. Because this is the first holy gathering to this new faith. Munemerere niyigishe. Allow me to teach. Ndavugamwe ibintu bitandatu muri ariya magambo tuvuze. I'll speak upon 6 things. Nimbona hari umwanya muto ndabivugaho bukeya kugira ngo gusa ariko mbivuge ko ari bitandatu. I will speak upon all of them. Ndavuga ku gishushanyo mbonera dushobora kugenderaho mu myaka iri imbere bigatuma itorero rigera ku bubyutse bukomeye n'igihugu kikagera ku bubyutse bukomeye n'isi ikagera ku bubyutse bukomeye. Speaking of the roadmap that the church might enter great revival, the country great revival, and the whole world enter great revival as well. Umwanditsi umwe yaravuze Charles Spurgeon once said, yaravuze ngo itorero ni ivuriro ry'abanyabyaha. That the church is a hospital for the sinners. Ngo ntabwo ari aho abera bidagadurira. It is not where the saints are there to enjoy life. Iyo utekereje itorero nk'itorero, speaking of the church, n'urwego rutuma imitima y'abantu ikira. It is a place where the souls of men are healed. Buriya nubwo tudafite ubwo bubasha cyangwa ubwo buryo, ariko dushobora kujya no muri minisante tugasaba icyangombwa cyerekana ko itorero rivura abantu. We are not allowed to do that, however we should be allowed to do it. Hari abanyabyaha benshi bakiriye, hari abasinzi, hari abicanyi, hari abasambanyi, hari abanyarumogi, hari abagomba kuba baratandukanye imyaka n'imyaka bahujijwe kubera itorero. Many wicked people who have encountered great consequences. Iri ni ivuriro ry'abanyabyaha, ni ivuriro ry'abantu bafite intege nkeya, iyo bageze aha barakira imitima igakira. It's a hospital for the wicked, and for those who are weak they abagiye kwiyahura ijambo ry'Imana rirabagarura. Those who are about to commit suicide, the word of God draws them back. Abatihanganira abo bashakanye ijambo ry'Imana rirabakomeza kandi bikagenda neza. Those who are not patient in their marriage, the word of God is able to strengthen them in their marriage. Itorero ni ivuriro ry'imitima. The church is a hospital for souls. Ujuza wihebye, ujuza wumva wacitse intege, ariko waje gusohoka ukumva ufite imbaraga, ukumva wubatse ibyiringiro by'ejo hazaza. You come in despairiness yet move out with hope. Hallelujah. 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 Hari ikindi Charles Spurgeon yavuze. Something more Charles Spurgeon said. Yavuze ko Bibiliya atari umucyo w'isi. Bibiliya munuve neza uvuko yavuze. Bibiliya yaravuga ngo Bibiliya si umucyo w'isi. The Bible is not the light of the world. Ngo ariko Bibiliya ni umucyo w'itorero. However, the Bible is the light of the ngo church. Itorero niryo rije risoma Bibiliya. The church reads the Bible. Ngo bityo rero abakristo nibo mucyo w'isi. And so the Christians are the light kuko of the world. abatizera ntibazi Bibiliya. Because unbelievers don't ariko know the twebwe Bible. abasoma Bibiliya, However, for that Bibiliya ni umucyo utumurikira. it is our light. Natwe tukamurikira abari mu isi. Able to be a light to the Hallelujah. world. Hallelujah. Mwabyumvise neza aya magambo? Have you heard this? Undi mwanditsi aravuga ngo, undi mwanditsi aravuga ngo iyo urambuye Bibiliya, iyo ufunguye Bibiliya yawe, when you open your Bible, ngo Imana nayo izikingura akanwa kayo ikavuga. God opens his mouth and speaks. I'm not going to speak to you. God is going to speak to you this morning. God is ready to speak to you. Iri ni ijambo ry'Imana. This is the word Iyo of God. ukinguye Bibiliya witegure ko Imana igiye kuvuga. Get ready to hear the word of Undi God. mwanditsi aramusubiza aravuga ngo reka ngo iyo nkinguye Bibiliya ngo ntabwo ndeba Bibiliya ahubwo Bibiliya irandeba.
And another writer wrote in ngo kuko reply niyo saying nsoma njye sinisoma that when I open the iransikana Bible, sinisikana I do not read it. reka It bibiliya reads me. igusikane It uyu scans munsi me. haleluya Hallelujah. dusomye amagambo y'Imana We have read the word of God. icyo nise ngo ni igishushanyo mbonera twareberaho uburyo ububyutse bwakomeza This is the roadmap to achieve greater itorero dimensions nk'ivuriro of rikiza revival. imitima The church as a hospital itorero for healing souls. nk'urugo rwubaka indi miryango myinshi A church as a family that builds up more families. muri aya magambo dusomye In these words you have read, ntabwo yabwiwe abatizeye these words are not told to the ntabwo unbelievers, abwirwa abo hanze neither the outsiders. ariko arabwirwa abamenye imana It is to those who have known God, arabwirwa abari mu nzu y'imana those who are in the house of God, arabwirwa abazi imirimo ikomeye itangaje y'imana those who know about the great wonders of arabwirwa God, bishimira imirimo y'imana imana yabakoresheje mu myaka those yashize who delight in the works maze that the Lord has used. uwiteka avuga aya magambo The Lord says these words. aravuga ngo reka icyambere nkore invitation mbahamagare Let me call you. icyambere ndabahamagara I am calling you, icya kabiri ndaza kuvuga ibintu bine and I'm going to say this fourth thing bishingirwaho kugira ngo habeho ububyutse mu muntu no mu itorero no mu gihugu no ku isi yose a basis for an outbreak of revival in the whole world. icyanyuma ndaza kuvuga hejuru y'isezerano riba iyo abantu bumvise uwo muhamagaro And lastly, I'll talk about a promise, a covenant that happens. when reka people mbikore mu mwanya muto listen. dufite Let me do this in a short while. umunsi umwe umuntu yasenze imana ayisaba ngo imana ibahe imvura One day someone prayed that God may give them rain. bari bakeneye imvura cyane They really needed rain. abwira imana ati imana duhe imvura ndakwinginze ndi umugaragu wawe They said, oh God, give us rain. I am a servant. Give us rain. ndakwinginze reka imvura ize mana I intercede to you. Let the rain fall. eliya yarasenze imvura iraza Elijah prayed and duhe the rain imvura mana ya fell. israheli Give us rain, O Lord of Israel. arasohoka ajya mu kazi bukeye mu gitondo And then the next morning ariko they went to asohoka work. abwiye imana ngo nizeye ko wumvise gusenga And they said, oh Lord, I believe you have heard my prayer. aragenda ajya mu kazi They went to work. ageze mu kazi yicaye Reaching the workplace, ngo yumva ko umuntu amubaza they had someone ask, ngo ese harya wasabye imana ngo ibahe imvura have you not requested God to give you rain? aravuga ngo niryo sengesho narayeho Indeed, my prayer for tonight aramubaza was, ngo none ko wasohotse kutazanye umutaka now why did you not bring your umbrella? aravuga ati ndabizi I know. aramubwira ngo reka nkubwire rero Let me tell you this now. imana yacu irumva Our God hears, ariko wowe ntiwatekereje but you have not thought. nimba wabwiye imana ngo itange imvura If you requested God to give uba rain wasohokanye umutaka kuko witeguye ko imana yumva ikabikora with the expectation of it, you should have ariko went out kutaza with an n'umutaka umbrella. nuko wari uzi ko ibyo wavuze imana itagira icyo ibikoraho But the reason you did not bring an umbrella is because you thought God mureke did not act on it. mureke dusenge tunizere Let's pray and believe. dushire mu bikorwa ibyo tuganira n'imana yacu Let's put in action what we speak with our God. sema amen Say amen. mbwira mugenzi wawe ngo witwaze n'umutaka niba wasabye imvura Tell your neighbor, bring an umbrella if you're expecting rain. haleluya Hallelujah. iyo utangiye iki gice rero Now when you begin this chapter, atangira avuga ngo abantu bitirirwa izina ryanjye those who bear the name of the Lord, maze abantu bitirirwa izina ry'uwiteka those who bear the name of the Lord. mbese mujya mwibuka ko twitirirwa izina ry'imana Do you remember that we bear the name of the Lord? muzi ko iryo zina ari iryacu Do you know that that name is ours? muzi amahirwe tugira yo kwitwa ab'uwiteka Do you know the fortune we have because we are of the Lord? umugabo umwe yigeze kubwira twari tubana yigeze kubwira mugenzi we bari baramuhaye ubwami One man once spoke to their fellow. bamuha kashe y'ubwami This man had received the ariko atari uwo muri iyo famiye y'ubwami signet of the so royal. bamugirira icyizere bamuha stamp They gave them this stamp. asa n'ubaye umwami mu izina ry'undi mwami kutimye It's as if they were standing in the position. noneho bukeye aravuga ngo arumva ashaka kubisezera ngo arabona byaramukenesha buri umwanya wo kujya kubye ngo akajya gukemura ibibazo by'abaturage And now this person complained that they want to leave this position because it is. maze umwe muri ya famiye mugenzi we aravuga ngo ndababaye cyane And the other person said, I'm very saddened by it. ushobora kuvuga ko ushonje gute ufite ikashe ya data naguhaye
How can you say that you are hungry when you have the stamp of my father? the ufite king? kashe y'ubwami ushobora kuvuga gute kuri umukene? How can you say that you are poor when you have the stamp of the muja mutekereza, muja muribuka muri iyi myaka tugiye gutangira twitirirwa izina ry'Uwiteka Imana ya As you've Israel. been beginning this phase, do you remember that we are Abitirirwa izina bearing the name of the ry'Imana Lord ya of Israel? Israel. Those who bear the name of the God of Israel. iyo usomye mu byakozwe n'intumwa igice cya 11 umurongo wa 26, Reading in the book of Acts chapter 11 verse Bibiri iravuga 26, ngo muri Antiyokiya babonye abakristo ibyo barimo bakora. they say that in Antioch, when it was seen what the Christians were niwo doing, munsi wa mbere bise abo bantu izina kandi biswe n'abapagani. the first day they were called Christians, and Baravuga these ngo- believers are called themselves. baravuga ngo aba ni They said, abakirisitu. "These are of Christ." nibwo izina rya mbere ntabwo izina ry'ubukristo ryatanzwe n'abakristo. Christians did not call themselves Christians. muri Antiyokiya ryatanzwe n'ab'isi, It was given by the people of the world, abitirirwa izina ry'Uwiteka. those who bear the name of the Lord. Haleluya. Hallelujah. mureke dukomere Imana amashyi kubwo kwitirirwa iryo zina. I beg of applause to God because we bear His name. Amen. Amen. hari igihe tujya nko mu mahanga rimwe na rimwe Sometimes go abroad, bakubwira ngo sometimes, zana pasiporo yawe, and they request you for your passport, wayitanga gutya, and when you give it to them, ngo nimumureke ni umunyarwanda. they say, "Oh, okay, nta kibazo, No nta fraude bagira, No nta fraud. corruption. they are wanted." pasiporo yabo irizewe, No fraud, no na perimi corruption. zacu zisigaye zizerwa n'i Buraya No na Amerika zirizewe. Our papers are. noneho nimutekereza no kwitirirwa Imana, Now imagine being kugenda mu izina one ry'Imana, who walks, kuririmba mu izina ry'Imana. singing in the name of the Lord. Haleluya. Hallelujah. maze abitiriwe izina ry'Uwiteka. Those who bear the name of the muri Lord. iyi myaka igiye gukurikira jubile twagize, maze abitiriwe izina ry'Uwiteka Those who bear the name of the Lord, tugiye guhaguruka. we're going to rise. Amen. Amen. muri iryo zina twitiriwe, In that name that we bear. maze tujane ubutumwa bwiza. And let's bring the gospel. reka mvuge rero ibintu bine. Let me speak upon these 4 things. ibintu bine tusomye hariya 4 things which we have read. byerekana igishushanyo mbonera ibikorwa kugira ngo ubu bubyutse bwongere bubeho cyangwa ubu bubyutse tubutange ku bisi. A roadmap to bring revival to the world. kuko ntuvuge ngo mfite ububyutse jyewe. Because do not say, "I have revival." isi niyo dukeneye nayo kwigira ububyutse. We need the world to have revival. nimba uje usenga hari abadasenga. If you pray, there are people who do not. nimba ufite ibyishimo biva ku Mana hari abatabifite. Having happiness from the Lord, there are those who do not have it. ububyutse ni igihe nanjye nzagira undi ngira icyo marira. Revival is when it will be useful to somebody else. igihe undi azamenya Yesu ataramuzi, nicyo gihe nzavuga ngo hari ububyutse. When one will know Jesus, when they did not know him, that is when revival will be present. umva icyo yavuze rero cya mbere, Thus, this is what he has mentioned first. kugira ngo ububyutse bwemerwe Imana yemere ko buriho, For God to approve a revival, ngo nibicisha bugufi. people need to humble themselves, Bwana asifiwe. that they'll be praised. reka dushimire kandi ndagushimira Bishop, kuva nkubonye uratanga, uri impano itangaje. Let me appreciate Bishop uburyo uca bugufi, because of your humility. uburyo uca bugufi rwose. Your humility. Oh yes. tekereza ko hano muri uru rusengero ntawe udashobora mwese muramwegera ndagira ngo. I believe everyone is able to approach Bishop in this temple. nta bubyutse bwabaho igihe umuyobozi w'itorero adaca bugufi. No revival cannot break when the leader of the church is not humble. mureke mbabwire impamvu. Let me tell you this. nuko ubwibone, umupasiteri umwe yabajije umukristo, One pastor asked a Christian, aramubaza ngo ese and they asked him, ni ikihe kibazo cyangwa se ni uwuhe mwanzi ukomeye w'abakristo? "What is the biggest enemy of Christians?" umukristo arasubiza The Christian answered, aramubwira ngo umwanzi ukomeye w'abakristo ngo ni Satani. "The first and worst enemy of Christians is the devil." pasiteri aramubwira ngo sibyo, And he said, "No. ntabwo umwanzi w'abakristo ari Satani. The first enemy of Christians is not aramubwira the ngo devil. umwanzi wa mbere w'abakristo The first enemy ni of ubwibone. Christians is ni pride." ubwibone. Pride. aramubwira ngo ndakubwira impamvu ari ubwibone. And I'll tell you why. mwumvise ko navuze ngo ndigisha noneho. I told you that I'm going to teach. ubwibone nibwo Satani yazize. Pride is what the devil mu is yandi accused of magambo and ubwibone convicted of. buraremereye kuruta Satani, This means pride is kuko even na worse Satani nicyo than the devil yazize. himself, because that is the
reason why the devil was sent out of heaven. That's why he fall. why Yego he nuko fell. nyine. Urumva impamvu nyamukuru ikomeye ije ituma na Satani yarabaye Satani n'ubwibone. The reason why the devil became the devil is because of pride. Aramubwira ngo rero He said, now, ubwibone buza bukinga ijuru. pride closes heaven, Ngo ariko guca bugufi gukingura ijuru. yet humility opens heaven. Say amen. Say amen. Do you want the key to open the heaven? Urashaka urufunguzo rwo gukingura The ijuru. key is available. Urufunguzo ni ukwicisha bugufi. Be humble. Genda ube wicishe bugufi. Be humble. Gusa. That alone. Hallelujah. 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 Mwumvishe ko yavuze ngo nibicisha bugufi. If they humble themselves, Iyo usomye ibyanditswe byera. when you read the Holy Scriptures, Abifilipi igice cya 2:8 n'uwa 9. Philippians chapter 2 verse Bibiliya ije 9, ivuga ngo ibyo nibyo Yesu yakoze. the Bible says that is what Ngo Jesus did. yicishije bugufi. He was humble. Araganduka. He submitted. Aba umugaragu. He became a servant. Yemera gupfa urupfu rw'isoni rwo ku musaraba. He even accepted to die Ngo a maze terrible Imana death nayo on the cross. iramuzamura. And God exalted. Hallelujah. 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 Urashaka ububyutse bukomeye mu mutima wawe no mu batizera. You want great revival in your soul and even in the souls of unbelievers. Nuguca bugufi. Be humble. Hallelujah. Hallelujah. Umunsi umwe iyo usomye hariya muri Luka igice cya 18 umurongo wa 13 Reading in the book of Luke chapter 18 verse 3. hari abagabo babiri bagiye gusenga. Two men went to pray. Umwe yari umutoza wa koro, One was a debt collector, undi yari umufarisayo. a tax collector, and a Pharisee. Ngo bagezeyo barasenga bombi. When they reached there, they all prayed. Umwe aja mu nguni imwe, undi aja mu yindi nguni. One in one corner, the other in the other corner. Umutoza koro aravuga ngo mana, The tax collector said, simbasha kureba mu maso yawe. I'm not able to behold Ni the truth. umunyabyaha. I am a sinner. Sinkwiriye kuvuga n'izina I am ryawe. not even worthy to speak of your name. Umufarisayo nawe The arasenga. Pharisee on the other side Aravuga prayed, ngo uzi ko nja nubaha amategeko yawe. Oh God, you not observe the Icya cumi commandments. ngacyubaha. I honor Isabato the tithe. nkayubaha. I honor the Sabbath. Ntabwo meze nk'uriya I'm not uri like muri iriya that nguni wayivuga In ibyaha. the other corner. Maze aravuga ngo muri aba bombi. And then it says, among Ngo the Imana two, yumvise wa wundi wicishije bugufi. God understood the one who was humble. Hallelujah. 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 Nimba bitakugoye mbwirira mugenzi wawe ngo fata urufunguzo rwo guca bugufi mu buzima If bwawe. it's not about the dress and neighbor, tell them, take the key of humility in your life. Hallelujah. Hallelujah. Nusoma hariya mu gitabo cy'amateka cyangwa ingoma If you read in the book of Chronicles, 33:12 in verse in ntabwo chapter tubasoma 32, kubera umwanya. Manase, verse 12. umwami Manase the king Manasseh yamenye ko Imana yamutaye. knew that God had left. Aravuga ati ndapfuye He birarangiye. said, I'm done, it's over. Ariko ngo aravuga ngo reka ngende nicishe bugufi nimuhasoma And he said, muratangara. let me be Yari humble. umwami He was a ukomeye wa king Israheli. and a great Ngo man. aragenda aca bugufi. He was very humble. Ngo yinginga Imana He was aciye very bugufi. humble and Imana interceded to iramubwira the ngo Lord. ubwo wicishije bugufi Now that ngo you humura are ndaje ngutabara. Worry not. Imana I'll be your iramutabara. salvation. And God Iramubwira ngo saved him. Yerusalemu He said, ndayikugaruriye. Is restored back to you. Kwicisha bugufi. Humility. Amen. Amen. That's a key. Urwo ni urufunguzo. Ntabwo uzombwira ngo ugira ububyutse You udaca tell me bugufi. that you have revival without humility. Satani, The devil. Bibiliya iravuga ngo yari marayika w'umucyo. Imbere y'Imana yari akomeye. In the word we get to know that Just he one night was he the fell. angel of Umunsi the umwe light. gusa birarangira. And then one day it was over. Akantu gato gusa. One small thing. Kwibona. Pride. Ubwibone. Pride. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Reka tuvuge icya kabiri. Twasomye hariya n'ubundi. The second thing. Icya kabiri ni ugusenga. Prayer. Gusenga, Prayer. gusenga n'imbaraga z'Imana zituma tubasha kuganira n'Imana. Is the power of God that allows us to pray, to talk to God. Umunsi umwe umwamikazi wa Ekose One day the queen of Ecos yigeze kuvuga ku mugabo witwa John Knox. once spoke upon the man called John John Knox Knox. yari umusenzi. John Knox was an intercessor. Yagiraga ibanga ryo kuganira n'Imana. He had this secret of talking to God.
maze bagira intambara ikomeye cyane And they had this war. bategura intwaro zose z'igihugu zo kurwana. They brought all the artillery of the whole nation. umva ijambo umwamikazi yavuze. Now this is what the queen said. arababwira ngo izi ntwaro zose mwapanze zose All of this artillery, ntabwo nzitinya, I am not afraid of. ngo ariko ntinya ikintu kimwe gusa, I'm only afraid of this ngo thing. ntinya isengesho rya John Knox iyo yapfukamye aririra igihugu. The prayer of John Knox when he's on his knees Hallelujah. interceding for the nation. Haleluya. Hallelujah. Bibiliya yavuze ngo nibicisha bugufi. The Bible said if they humble themselves, cya kabiri the second, bagasenga if they pray, bakabwira imana they yabo. talk to their mureke God. isi imenye ko tuba tubwira imana, May the world mureke isi know imenye ko that we tuvugana talk to n'imana. God, that we converse with Him. haleluya haleluya haleluya. Hallelujah, hallelujah, umunsi umwe hallelujah. imana yavuze mu bumana bwayo One day God in his godliness spoke. ibwira mose ngo mose ubu told bwoko Moses, ndaburimbura These Azi people k'imana niko will mvuze. perish by me. ndavuze ngo igirayo mbarimbura, And then he said, move away, wewe nzakugira ubwoko bukomeye. I'll destroy them, and you, I will make a great nation. mose Moses muri leadership yari afite and his leadership. yashoboraga kuvuga ati wamubamara n'ubundi naje nibo bangoye, He was able to say, these people are burning ariko ngo to me as well. abwira imana Instead, he said to God, ngo mana yanjye my God, nubikora. if you do arimo it, arasenga, arimo araganira n'imana. he's talking to God. nubikora If you do it, abanyegiputa bazagira ngo wabuze iyo utujana the uraturimbura. Egyptians will think that you had no place to take kandi us, mbere yo gufata so icyo you cyemezo destroy cyawe us. gikaze, Now before you take that ndagusaba iki decision, kintu kimwe I'm kuri jyewe. requesting you for this one kura mu thing. gitabo cyawe Remove me from your book. dutandukane tudivorce May nawe, we be separated from tanze now utari wo on, gukurikirwa no kwizera. because you are not faithful from ndekera now aho on. ngaho. Now it's over. imana iramubwira ngo mose God said, Moses, ndagukunda, I love you. uzi utekereza cyane. You are very iramubwira ngo wise. ndabababariye ibyaha byabo. You see far. reka dukomere imana And I amashyi forgive cyane. them for their iniquity. haleluya Happy God of applause. haleluya. iyo Hallelujah. undi wahubutse If it was another utajya clumsy wicisha person bugufi, who had no abahise humility, bavuga tubamare bose rwose nzabyara abandi, he would have said, kill them n'ubundi all, niba bari mu or kungo. wipe them out. They ariko were burned gusenga anyways. kuduha imbaraga zo No. kwinjira mu cyumba cy'imana tukaganira nayo amabanga akomeye y'imana. The room of God, and you're able to speak Semeni with amen. mysteries with him. tuvuge ngo amen. Amen. haleluya. Hallelujah. daniyeli mu gice cya cyenda nimuza musoma bibiliya Daniel chapter 9 in the Bible. yigeze gusengera ubwoko He bwawe, once prayed for his people. aratakamba ararira. He interceded, he wept. imana iramubwira ngo numvise kandi ndatabara And ubwoko God bwa said, I've isiraheli. heard you, and I'll bring my eliya salvation. yigeze gusenga, imvura yarahagaze mu gihugu. Elijah once prayed. amen. No rain could bishop fall. nzi ko uri umusenzi. Bishop, I know that you're a prayerful bishop man. uri umusenzi, You're a prayerful man. ni impano yawe kandi wowe ntiwoyimenya, twebwe abari hanze nitwe twoyimenya. You cannot know it, but us, we can know it. senga, Pray wongere usenge, and pray again wongere usenge and pray. kuruta muri 98. More than 1988. wongere usenge, And pray again wongere usenge. and pray again. amen. Amen. eliya yarahagaze, Elijah, imvura yarahagaze mu gihugu imyaka 3 n'igice, and for 3 years no rain could fall. arasenga, He prayed, imvura iragwa. and then rain fell again. umugabo umwe yigeze kwandika kuri eliya, One man wrote something about aravuga ngo the eliya prophet yagiraga Elijah. urufunguzo mu mufuka, He said that Elijah had ngo hari aho this- yageraga ngo yafungura ngo ijuru ngo rigahagarika imvura, sometimes would ngo open yafunga imvura igahagarara, or close, ngo ariko yafungura ngo imvura ikagwa. or rain would not. mureke dusenge. Let's pray. nta mbaraga uzagira igihe No cyose power udasenga. will you have without prayer. gusenga ni ibihe byanjye n'imana, si amateraniro, ni It ibihe is byanjye my ngira no time with kuganira God. n'imana yanjye. It is not a holy gathering. nta bubyutse buzaba No aho revival utuye, will come where nta you live. bubyutse buzaba mu gihugu revival will niba come in the tudafata umwanya wo gusenga, If we do not have time niba for prayer, tudasengera igihugu. if we do not pray for the nation, Amen. amen. nimba tudasengera abanyabyaha. If we do not pray for the sinners, haleluya. hallelujah. nkunda kwigisha igitabo cya timoteyo wa mbere. I like to preach upon the book of hari Timothy. ijambo rikomeye mu gice cya kabiri timoteyo wa mbere, There is something great in the second. mu magambo aremereye mu gice Timothy. cya mbere, agiye kugera mu gice cya kabiri aramubwira, pawulo abwira timoteyo ngo mbere y'ibindi byose nakubwiye, mbere y'ibindi byose uze usenga, Paul tells Timothy, and he tells him, ngo usengere "For all abami else, n'abatware, pray and pray for the kings, pray imbaraga for the zo rulers, gusenga.
the power to pray. itorero ryarasenze mu byakozwe n'intumwa 12. The church prayed in Acts of Apostles. umunsi umwe Paul petero yafashwe yafunzwe agiye kwicwa, had been bound and was in prison, about to be killed. ari imbere acunzwe n'abasirikare 16. 16 people were girding him. In the prison. aryamye, He was there sleeping. inzugi z'imbere n'iz'inyuma na portaye bikinze, And when the doors and gates were locked, imbaraga zo gusenga zimena imiryango, the power of prayer imbaraga zo opened. gusenga zicecekesha abasirikare arasohoka. The power of prayer made gusenga kw'itorero the gird kugira silent. imbaraga zikingura The imiryango prayer of idakinguka. the church has the ability Gusenga. to open doors nicyo that were twifuza locked. ngo mu yindi myaka iri imbere mureke dushore imbaraga mu gusenga, Should be invested. dushore imbaraga mu gusenga. abarwayi barakira, abapagani barakizwa, It should be invested in. imirimo People will y'Imana be healed. irakorwa. The sinners will be ziriya saved. proje The nabonye works of God mufite will be done. z'ibihangange za mega project ziraba. The mega projects ni will be ugusenga done. Imana, ugahamagara Because you Imana, pray to Imana God. irabikora. God will do it. Haleluya. Hallelujah. nibicisha bugufi, If you are humble, icya kabiri nibasenga, if they pray, Imana irabyumva kandi igakora. God will icya listen gatatu and kubera will umwanya, work. icya gatatu The third, bagashaka mu maso hayo. if people seek the face of God. Gushaka mu maso h'Imana n'ukubaka intimacy, n'ukubaka intimity, n'ukubaka ubushuti n'Imana. Seeking the face of God is building your intimacy with God. Zaburi ya 27 umurongo wa 8 Psalm 27 verse 8 iravuga ngo umutima wanje urakubwiye uti, says, my heart told you, waravuze uti mushake mu maso hanjye, seek my face. nuko Uwiteka mu maso hawe Now, ndahashaka. Lord, I'm seeking your face. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. mwubaka ubushuti n'Imana yawe, apana Imana ya New Jerusalem, Imana yawe. Build intimacy with your God, not the ni God ukuvuga of ngo New tuza Jerusalem. muri but your New God. Jerusalem guselebratinga, ariko aho ntuye mfite Imana, aho nkorera mfite Imana, Imana nyerekana mu buzima bwa buri munsi. We come to New Jerusalem to celebrate God, but you should have a relationship with your God where you live, where you work. On a daily basis, you should be with Him. Haleluya. Hallelujah. ariko umunsi umwe umugabo Mose yubatse ubushuti n'Imana. One day, a man Moses built his intimacy with God. umunsi bamaze kubaka ubwo bushuti, After they built an intimacy, Imana iramubwira ngo ngiye kuguha kuyobora Abisiraheli ubajyane bakure muri Egiputa. God said, I'm going to give the people of Israel to drive them out of Egypt. Mose aravuga ati ese nzajyana nande? Moses said, who will ati be my nta kibazo nzaguha companion? marayika, kuko bari bamenyeye marayika b'Isiraheli. And then he said, I will give you an angel because the Aravuga Israelites ngo were ya, used to oya, sing an angel. oya. And he said, no. Nutagendana natwe, nutemera wowe ubwawe, If you yourself do not walk with sinkura us, ikirenge cyanjye. I'm not moving my foot from this Imana place. iramubwira ngo Mose kungoye And cyane, God said, you reka have nkwemerere. been troublesome to me. Reka However, nkwemerere I'm tujyane. allowing you. Let's go Maze together. Imana ivugira ijambo umunsi umwe, And God said this word one day. iravuga ngo abandi nzavuganira nabo mu nzozi, He said, I will speak to others in visions and dreams. abandi nzavuganira nabo mu migani, I'll speak with them in parables. ngo ariko Mose umugaragu wanjye, However, Moses, my servant, inshuti yanjye, my friend, ngo nzavugana nawe I'll speak to akanwa him, ku kandi, mouth to face mouth, to face. face to face. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. icyo twifuza muri iyi myaka iza What we want in the ni years to come ukubaka ubushuti, is to build tugakomeza bwa bushuti, an intimacy tukongera imbaraga ku bushuti, and build it kugeza aho and Imana yitwa Imana yacu, till the day God will be our God tukaganira nayo umunsi ku wundi. and we'll be able to talk to Him on a daily basis. Haleluya. Hallelujah. Bibiliya iravuga mu Baheburayo 11:6 Hebrews 11, the Bible says, ngo ariko utizera the one who does not believe ntibishoboka ko yayinezeza, cannot please God. ngo kuko uyizera wese agomba kuyegera akamenya ko Imana iriho. Believes in Him should be able to draw near Him and know that God exists. icya gatatu gikomeye muri biriya by'ububyutse The third ni thing ukubaka that ubushuti is n'Imana. necessary is to build a great friendship. mbese tuba inshuti n'Imana? Are we friends with God? nituba inshuti n'Imana, If we become friends to God, biriya nabonye twashizeho tugiye gukora,
what we have projected dushobora our future kuzakora ibirenga biriya progress nkuko mama yavuze, tuzakora ibirenze expectations zacu, will go beyond our expectations, tuzarenga biriya, will go beyond, tuzubaka amatorero muri Aziya, will build churches in tuzubaka Asia, amatorero mu Burayi. will build churches in Ntabwo Europe. ari twe n'Imana. It's not us, it's God. Niba If twubatse ubushuti n'Imana, we have built an intimacy with reka God, nkubwire neza, iyo uri inshuti y'Imana when you're a friend to God, iguhamagarira inshuti zayo zose zigakora. He calls His friends and they work for you. Tuvuge ngo amen. Amen. Twemeranwe amen. I say amen. Ngiye gusoza, twemeranwe amen. I'm concluding amen. Twemeranwe haleluya. Hallelujah. Numvishe ko mugiye kuzatanga n'inka, I've heard that you're Yenda going to zimwe give people zizangeraho. cows, maybe some ariko will kimwe nourish mu them. kimenyetso cyo gutanga inka And one of the mu signs of kinyarwanda this, gikomeye in the Iranian ni culture, ukubaka ikiraro cy'ubushuti. that you are building a bridge Tuwaha of friendship. umuntu inka utari inshuti You yawe, cannot give a cow to kandi kiba someone unless ikimenyetso they are your friend. ni igihango. And it is a covenant. Nimushaka ko dukomeza urugendo, If you want us to continue the mukabona journey, tuzagira gold silver gold jubilee undi munsi, and you want to see a golden mureke jubilee babwire ikintu dukora. another day, Twubake ubushuti n'Imana, Let's build a friendship dushyireho with God. urutindo rw'ubushuti n'Imana. Let's put there Imana an iba inshuti angel yacu, to the Imana ije friendship. tugenderera mu gitondo na May that be our nimugoroba, friend. May he ntacyo be with us kugeraho in the morning and inshuti yawe ihari. Because nothing can reach Hallelujah. you. Your friend is present. Imana ikontrola isi God yose, controls the entire inshuti world. z'Imana zose The zizaba friends of inshuti God zawe, will be your friends. abanzi b'Imana bazaba abanzi bawe. And the enemies of God will be your enemies. Hallelujah. 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 Ntacyo ukeneye kurwana n'umwanzi wowe, You do not need to fight with your enemy. kuko Imana niyo ibyikorera yonyine. Because God is there for it. Hallelujah. Hallelujah. Yabwiye Aburahamu ngo Aburahamu we inshuti Told yanjye, him, Abraham, Abraham, my friend, ngo uzaguha umugisha nzamuha umugisha, who will bless you, will bless. ariko uzakuvuma And who will curse you, nzamuvuma. I will curse. Amen. Amen. Ntukazuvuma umunyabyaha, ntukavuma umwanzi wawe, uzawirinda ntukavuma Do umwanzi. not curse someone. That's not your job, It's not your job. that's not your duty. It's not your duty. Uwo ni umurimo w'Imana wo kubikora. That is the duty of God. Say amen, yeah, amen. Say amen. Say amen, yeah, amen. Say amen. Say amen, yeah, amen. Say amen. Dawidi yarasenze muri Zaburi ya 23, David prayed in Psalm 23. aravuga ngo nubwo naca mu gikombe He cy'igicucu. said, even if I pass through the valley of the shadow of death. Hallelujah. Hallelujah. Inkoni yawe n'inshimbo yawe Your staff and your rod, ngo birampumuriza. they comfort me. Inkoni Your staff, n'inshimbo ni ibintu bibiri your rod bitandukanye. are two different things. Mfite inkoni y'ubuhiri yo gukubita abanzi, I have a staff to beat kagira my niyo enemies. kwitwaza ngo nishingikirize mbone uko urugendo And I have rukomeza. my rod to continue the Ibyo journey. biri mu maboko y'Imana ya All Israel. those are in the arms of the Don't God of deal with victory. those people. Imana izahangana nabo. Wewe ubaka ubushuti gusa. Wowe ubaka ubucuti gusa. Say amen. Build your intimacy with God. Tuvuge ngo amen. Say amen. Inshuti yawe Your friend niza abanzi bawe knows your enemies. kandi nidilinga nabo. And he deals with them. Ndashoje I'm concluding kubera umwanya wacu. because of our time. Nsozereze kiriya cya kane rero, ko navuze ngo ni ibintu bine turebera muri cya kintu cya kabiri cyavuzwe hariya, That we are to see in that roadmap. ngo bagahindukira bakareka ingeso mbi. They will turn back from the evil doors. Metanoia. Metanoia. Ubu byose ni metanoia. Revival is metanoia. It's a repent. Repentance. Ni ukwihana. Repentance. Kwihana Repentance birasobanura ngo means ni uguhindura direction. to change direction. Turimo turagenda gutya, We are walking this way. turagenda tuvugana n'abisi, Speaking to turi the muri iyi world. si natwe. In this world. Metanoia, Metanoia. ubu byose Revival ni igihe nkoze gutya is when I turn back nkagenda gutya and move this way. ngana aho Imana iri, Moving to nsanga God. Imana, Moving to numva God. ishusho yayo, numva impumuro yayo. Ibyo nibyo bita metanoia. That is Ntabwo metanoia. ubu byose Revival ari demitur. is Hari not icyo bagazatubwira hajya, niko bagazavuga hajya ngo demi ukagira gutya, kuko demitur niyo ngenda gutya ngakora demi ni agace kayo, a demi ariko metanoia turn ni uguhindukira. is different from a full turn back. Ngahindura icyerekezo. I changed my course. Murashaka ku isi ihindura icyerekezo? Direction. Mureke tubanze twe twubaka ubushuti n'Imana, Do you want the world to change? maze abantu its nibatureba course? Build an intimacy with ngo God. And when bahimbaze people Imana yacu, see us, give ngo glory babaze ngo se to our aba God and ni iki say, kibatera kuba bameze bati, why are these people so? ngo bibatere guhimbaza Imana May they yacu. give glory to our God.
bavandimwe Brethren, kubera uyu mwanya because of this time, reka dusoreza let's conclude. reka tuvuge ngo Let's say hariho amasezerano atatu Imana yemeye There are three iyo sinasobanura promises ndayavuga gusa approved by iyo usomye God. uriya murongo niwe nasuvuze gusa nta handi nagiye This verse in hari 2 ibintu bitatu Chronicles, yavuze muri ariya masezerano three things have been said in this yaravuze ngo promises. maze ibyo nimubikora If you do that, haleluya hallelujah. nimukora icyo gishushanyo mbonera mukacubahiriza If you observe and dore move ibintu bitatu accordingly Imana to this yemera roadmap, icya mbere three things get approved. nzumva ndi mu ijuru I in heaven will listen. nzabumva ndi mu ijuru I will listen to you from ibyo the New dwelling place. Jerusalem ihayitekereza What New Jerusalem nzabyumva ndi Imana yabo in the night, I will listen to it as their God. haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. tuzi ko Yeremiya ariko avuga pastor bishop muri 33 umurongo wa gatatu muri Yeremiya ngo ntabaza ndagutabara In Jeremiah wotabara it's utari written, inshuti call to me. hey and udutabara I'll umuntu save you. mumenyeranye You gutabara save someone tabaza you already know, ndagutabara your friend. ndakwereka ibikomeye wowe utari That will show wanamenye you great things and haleluya that you have never seen. iryo niryo sezerano rya mbere ku bakoze biriya bine navuze For those who have observed isezerano rya the four kabiri things, nzabababarira ibyaha byabo I haleluya will forgive them all komera their Yesu amashyi menshi cyane I beg God of applause to Jesus. nzatanga imbabazi nzasuka imbabazi abazaza ku Mana bazahabwa imbabazi abanyabyaha bazababarirwa The sinners will be forgiven. haleluya Hallelujah. dukeneye imbabazi z'Imana We need the mercy of God. icyanyuma Last, cya gatatu mu masezerano third of the promises. nzabakiriza igihugu I will heal your land. nzabakiriza igihugu I will heal your land. benshi bavugaga ngo u Rwanda ngo nta mazahabu ngo ntaki Many people used to say Rwanda has no precious stone. nta kibazo mubihorere No problem, let them go. ureke twe dukiranukira Imana Let's only be righteous toward izo God. nzahabu zose zizaboneka zirahari And those precious stones twese will be there. twaremewe We ku know butaka them. babaho We are all in the same cyari land. igihe gusa cyo guhishura ibintu twari tutarageraho It was only a time of revealing the things musenge that not tuzobona yet n'ibyo achieved. tutigeze kubona Let's only pray you will see musenge things that never n'ibindi seen mutazi before. bizaba Greater things will happen that you have not semeni yet seen. haleluya Say amen. Hallelujah. sinumvishe prophetic bishop avuga ngo tugiye kubaka amazu amwe hejuru tukaza tuguriraho hejuru Have I not heard bishops say that we're going to build izo ntiziruta houses inzahabu zahariya handi barwanira and people will build more houses above those houses? Is it not greater than those precious stones? nzabakiriza igihugu I will heal your land. heza Yesu amashyi nzabakiriza igihugu Close to Jesus, I will heal. izakiza imitima He will heal. izakiza the soul. ubutaka He will heal. izakiza the land. inzuzi He zacu will heal. the izakuramo waters. za malariya He will remove the malaria. izakuramo ibyorezo He will remove. imana yacu the- tuyisenge Let's only pray to God. kandi iyo mana That God ni imana yumva is a God who listens. ariko nimunumve neza But listen to me, well. abitiriwe izina ryayo bonyine Only those who are ntabwo ari called by public His name, services not public service, ntabwo ari amakoperative y'abacuruzi not cooperatives, oya bibiliya yavuze ngo ni abitiriwe business. izina ryayo but those who bear nibaza the name of the bagataka Lord. n'imana nzumva ndi mu ijuru Call to mbikore God. mbifurije I will indi listen myaka to them 25 myiza and irimo imbaraga z'ububyutse I wish irimo you imbaraga 25 zihindura abaturanyi of irimo power, imbaraga zisenya of ibigirwamana transformation, irimo of imbaraga pulling down zisenya idols, ibikwiriye gusenywa irimo imbaraga zubaka pulling igihugu down anything mu izina rya worthy, Kristo Yesu building up the land. ndagushimira data kubw'uyu munsi Jesus Christ. ndagushimira kubw'uru rugendo dutangiye na New Jerusalem ndagushimira ko hari ibyo uzakora I thank you for ibirenze what you do. n'ibyo twavuze I thank you. uzatubera imana For you kandi be ku our manywa na God. nijoro And day and night. uzatuyobora mwami You will lead us urakoze through. kubwira itorero Thank you urakoze for the church. kuzaryagura mu buryo ushaka Thank you for uzaryubaka giving mu buryo ushaka prosperity and ariko icyo growth. twifuza ni Build it kimwe as you ni wish. kimwe gusa And we nuko icyubahiro cyawe kigaragara want this. nuko The icyubahiro glory cyawe kigera to hirya see ku batizera the glory bakamenya izo mbaraga reach z'iyi the Mana people yacu who do not urakoze know ku bwa you, Kristo know Yesu the mwami power of our God. amen Thank imana you. ibahe umugisha Jesus Christ's name. Amen. Amen. God bless you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen.